biriya bihita ubundi iyo ikintu cyo bita political will mu bintu byinshi, iyo hatarimo political will ntibikunda. Abantu bashobora gushyiramo imbaraga nyinshi, bashobora gushyiramo ubushobozi bwinshi, bashobora gushyiramo ibintu byinshi, ariko iyo political will irimo kubura ntabwo ibintu bikunda. Ari naho mpera mvuga ngo inama yabaye ku kibazo cya Kongo ntifite ubushake bugaragara, ntigaragaza ubushake bwinshi nk'ubwo abandi bagaragazaga. Ukaba wakibaza ngo iriya nama imyanzuro yafatiwe muri iriya nama ubundi izagira iyihe impact mu gihe nyir'ubwite atagaragaje ubushake bugaragara bwo icyo gihe rero bari mu masezerano bari bagiranye na leta y'u Rwanda hariho icyo gihe harimo kuza kugabana imyanya y'ubutegetsi, kuza kuvanga ingabo, bamwe bari banaje nyine baje kugabana iyo myanya, turabibuka baga muri za CND n'ingabo nyinshi bari kumwe. Noneho mu gihe bo baje gushyira mu bikorwa ibiri mu masezerano ya Arusha, leta yo icyo yahise ikora jenoside. Tubahe ikaze rero ku Bivugwa TV ndetse no ku mbuga ya Feza. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Padjo, ndi kumwe n'umwari mwiza hano Fanny today. Umwari mwiza ntabwo ari izina ryanjye, ariko nyine mu muco nyarwanda umwari mwiza subwo ntibita bigaragaza umwe hajya n'ushya muririmba ngo ki tuzakigaruka icyo ngicyo. Fanny umeze ute? Saba birasa nk'ibigenda urebeye inyuma. By the way, no musituri mande weekend yari kumereye ite? Weekend yaje barandabyibuka ibyaye muri weekend yari harimo ibitotsi byinshi kabisa. Harimo ibitotsi byinshi. Weekend ariko ntabwo yari ikonje cyane, harimo inkuru nyinshi, harimo utuntu twinshi two gukurikirana. M23 nk'uko bisanzwe ntabwo rwose yaturyamishije, yakomeje kuduha amakuru ashyushye, utundi dushya twinshi. Weekend rwose yagenze neza, harimo ibintu by'umuntu ahugiraho byinshi. Fanny, umunsi wawe ubuteye ute nko ku wa mbere? Umunsi wo ku wa mbere kuri wowe ubuteye ute? Biterwa n'igihe nabyukiye. Ubyuka usatandukanye? Umunsi wanjye waba wo ku wa mbere waba ari indi minsi, kuko njye iminsi yanjye nta minsi iri special kuri njyewe. Umunsi wanjye biterwa n'igihe nabyukiye, kandi igihe mbyukira biterwa n'igihe naryamiye, so ntabwo bisa. Kuri wese utekereza ute kugira ngo umuntu atere imbere cyangwa se abe yagera ku rundi rwego? Umunsi we ugomba kuba upanze gute? Rewa nta formule bigira, nta formule y'umunsi wo gutera imbere. Icyangombwa ni ukuba ntabwo ari ugutera imbere. Ubundi umunsi w'umuntu nyine kugira ngo umunsi w'umuntu wenyine nibyo ndi kukubwira, nta formule bigomba kuba bifite. Niba ufite akazi kagusaba kuba ukariho kuri aya masaha, umunsi wawe ugomba no kurangwa kujya ku kazi ku gihe, ukagira discipline yo kugakora kakarangira. Niba kandi utajya ku kazi kagusaba gukorera ku masaha, no umunsi wawe ugomba kuba nyine urimo ibijyanye n'akazi n'uko ubuzima bwawe nyine busanzwe bumeze. Nibyo nashakaga. Urumva ko n'ubundi hari zangigo kubahiriza igihe, kuba uri mu kazi kandi ugakora neza, na discipline. Hatarimo discipline birapfa. Buriya bundi discipline itari mu bintu byinshi birangirika. Reka dusubize abantu bose badukurikira bari hirya no hino. Turi mu Rwanda rw'imisozi igihumbi, dusuje diaspora ntiriyongera cyangwa ngo iveho mikeya, n'ukuntu imvura zijya zitemba nimwe buriya ntabwo yacyabiri igihumbi yavaho, ahubwo yagabanuka 999 n'igice. Ahubwo hariya ntabwo yakura ibisozi, ntabwo igikura, imvura zirayitembana ahubwo wasanga yaragabanutse igeze nko kuri 800. Oya ntabwo yagabana. Ubundi se imisozi igihumbi ariko Rwanda ahubwo ni imyemba mbona ari mikeya, barabaza mikeya. Tuzazinduka tujye kuyibara, tuzakora ako ntibayibaze byaturutse kugira ngo bavuge u Rwanda rw'imisozi igihumbi. Byatewe nuko muri make urebye ubundi ntabwo ari imisozi igihumbi, ishobora kubirenga cyane cyangwa se biterwa nuko u Rwanda rurimo imisozi myinshi itandukanye. Imisozi igihumbi rero, imisozi igihumbi, kuba u Rwanda rufite imisozi myinshi itabarika, niyo mpamvu buri umubare igihumbi usobanura ubwinshi. Usobanura ubwinshi. Inka ibihumbi, amagana, ibivugo nk'izo ngizo zisobanura ibintu byinshi. Hari inka byo bavuga umukumbi. Umukumbi se uhenera? Umukumbi ni uw'ihene? Wowe ntama ahubwo. Ngira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko inka numva bavuga ishyo, amasho. Reka tubahe ikaze rero nk'ibisanzwe, ubwo tuba tuganira dutebya tugenda tuvuga ku bintu bitandukanye. Nagira ngo usuze ya ntara ya gatandatu, ntago barakwereka n'ubu intara ya diaspora, cyamenye bazaza muri visit Rwanda. Gatanazi ntago yakuvugishije? Gatanazi kora nakubwiye ngo wowe ubanze ubiyereke, ubavugishe. Biyereke nakubwiye
gatanazi tena gatanazi diaspora ba Aisha siko nabyibagiwe uyu munsi ndabikora uyu munsi ndajya ahubwo ni uguca ndajya aka kureba gace diaspora. ukamuhereza ubweti aba diaspora tumenyane mukore diaspora tumenyane bose ndajya ko bareba uyu munsi basangize n'inshuti z'aba diaspora bade n'aba diaspora tumenyane yego rwose turabikoraho kandi cyane arakemba kaje kagabanga aba boss tumenyane noho duhindiremo dukore remix tuvuge ngo aba diaspora tumenyane okay nshyiremo agateke nanjye ndahari. so tubahaye ikaze rero ni nk'ibisanzwe ni ikiganiro bivugwa tugenda tubabwira amakuru ari kuvugwa kuri ino mihanda n'ibiki biri kubica bigacika n'umunsi rero turababwira kuri ya nama East Africa turababwira kuri radio ya Sam Karenzi ni Karenzi ariko n'amazina zigahabwa tuvuga ino radio iri kubica bigacika radio irahitinga cyane amakuru ufite nuko ngo bari no guserebura aka kanya tuvugana radio yabaye launched uyu munsi radio bayironchinze ku mugaragaro ntago ari bya bimwe kuvuga ngo bavugire ahantu ngo abantu babwira abantu ngo barabumva ngo batwayironchinze baronshinze radio banatera red carpet abanyacyubahiro barabyitabira ndetse n'abatumirwa benshi batandukanye cyari ikirori n'ubu kandi nikirarangira tugiye kujyayo natwe n'ubu nikirarangira turajyayo ukuvumba abavumbyi tubyereka abanyarwanda abavumbyi bubahwe ngende kuvumba byari bimaze kuzimara yego ariko kandi radio Sam Karenzi agashya karimo ikiganiro urukiko rw'ikirenga rugiye kubushize tuyivugaho ushize hari bagiye gutaho ko urukiko rw'ikirenga bwa mbere bari barakoze urukiko bakiba kuri aho bakurikiyeho bwa kabiri bakora urukiko rw'ubujurire none twacekaga ko koko bashobora gukora urukiko rw'ikirenga none koko inkuru yabaye impamo akora ntituragura nyamara turanaragura abantu badushaka tubaragurire murebe ikiganiro cyashize ibiganiro byacu twarabivuze tuti ese Sam Karenzi baba bagiye gukora urukiko rw'ubujurire none rw'ikirenga none byabaye inkuru yabaye impamo urukiko rw'ikirenga urukiko rw'ikirenga ngo abanyamakuru noneho bari mu rukiko rw'ikirenga nabahe radio rero abanyamakuru mu rukiko rw'ikirenga nk'uko bisanzwe ntago bajya basigana harimo nyine Sam Karenzi ari nawe nyiri iyi radio mu rukiko rw'ikirenga harimo umujene witwa Ricard Ishimwe Ricard hanyuma hakabamo Kazungu Clever hanyuma undi nabonye ari Ndera irindi sinandabona ntari kubibona hafi ariko ni bane ukumva ko timu y'urukiko rw'ikirenga kabisa irashyushye ariko si wowe wonyine kuko iradi ifite ibindi biganiro hariho ikindi kiganiro nabonye cyane ngo ni Frontline gishobora kuzaba cyo ari umuriro kurenza n'urukiko rw'ikirenga iki kiganiro kirimo uwitwa Uwera Jean Maurice aho uzakora kuri RBA ari nawe uzayobora iyi radio yego Sam Karenzi azaba ari CEO Sam Karenzi ni nyiri iyi radio ariko umuyobozi ashobora kuba ari ngira ngo ari umuyobozi wa company bya byose ni business registered ari umuyobozi wa company ariko umuyobozi wa radio wenda barashaka bazakora group abo umuyobozi w'ibyo byose ariko umuyobozi wa radio nyirizina ni Uwera Jean Maurice twajyaga tubona mu makuru kuri televiziyo y'u Rwanda mu biganiro bitandukanye akaba rero ari n'umwe mu bazakora icyo kiganiro The Frontline azakorana n'umugabo witwa Joseph ufite ikinyamakuru cyitwa Umuryango Joseph usanzwe akora ikiganiro akarayifumbwe abantu benshi baramuzi nyuma ndumva batatu hasashya akwaruramo umwari n'umutegarugori n'umutegarugori izihiya baduhema akazi tujyana y'ibivugwa ko n'umujya guterura ibiganiro hano bajyanayo cyane muri iyo timu hariyo undi nabonye umudamu umwe umukobwa cyangwa umwe mu bintu bya entertainment nyine tuzagenda abandi tubamenya turi kuvuga muri ntuza muri icyo kiganiro cya Jean Maurice The Frontline oya ni batatu n'abagabo n'umwari n'umutegarugori undi ni Eme harya Sabiti nawe yahoze Sabiti se yitwa Eme harya yitwa Sabiti nibyo nibuka yahoze nawe kuri RBA nawe arimo muri entertainment ibiri nibo bagiye gukora iyo The Frontline muri entertainment biraza gutuma iyi radio nzajya nyikurikira kuko ubundi sinakundaga cyane gukurikira ama-radio ariko iki kiganiro specifically nzamakinga igihe kibera
basi mpanyura ntireho akajisho. ariko na siporo ugomba kuyireba na entertainment, muri entertainment oya siporo abantu twakase na keke wowe urakina ibintu nyamara byashyushye kwa Sam Karenzi, ibintu turaza kubereka ibintu rwose ntago bicishije mu kintu byashyushye cyane. nyuma yo kuva kuri red carpet ibirori ni munange abantu bose benshi kandi babyitabiriye. ndabona Mutesi Kovi ariyo, nk'umuyobozi wa RMC, hariyo Peacemaker Mbungira Mihigo nk'uhagarariye RGB, Sabiti the guy. urabona ko nyine abantu babukereye ibintu ni munange, hanyuma bambaye imikara n'imyeru rwose, dressing code Siki FM. Se Siki ishobora kuba iyo naga ari sini Eski ko ni kini cyane ke SK Sam Karenzi. Yes, iyo ni Sam Karenzi SK FM. Bigezweho ibintu byo kwita ibinyamakuru bya amazina yanyu. Cyacu tuzahindure dushyiramo amazina yacu, tuzashyiraho fan P, fan P FP tugakuraho A kugira ngo tuzajya ngo ni AFP kimwe bafaransa. Ubwo ni twakomeje reka dukomeze rero nangayo nuko bimeze. Tubifuza amahirwe masa rero, imirimo myiza kuri radio yafunguye, bazakorana ubunyamwuga rwose, bazazana impinduka muri siporo na entertainment, bazakore kandi bazashimisha abanyarwanda, babaha amakuru atomoye. Kuri iki ngiki iyo banatanga akazi ku banyamakuru. Iyo mbonye umunyamakuru mugenzi wanjye avuye kuri level runaka akajya ku yindi biranshimisha, bitwereka ko kwakunda abanyamakuru mu itangazamakuru nta mafaranga arimo, kandi nibyo ntagaraba. Ariko iyo tubonye urugero nkuru turavuga ati ba bana bari gucika intege bagatinda mu itangazamakuru nta mafaranga arimo, abanyamakuru simbabona ukuntu baba barira, ukuntu baba bameze, ntago najyamo. Ariko iyo tubonye umunyamakuru nk'uri yatangiye gutera imbere akaba owner wa radio, bizamotiva n'abandi byaciye intege bavuga ati remi keep. Wenda bose ntibazaba radio owners, ariko bazaba yabaha akazi nk'abanyamakuru uzi imvune z'abanyamakuru. Babana ba the owner nabo, why not? Nabyo nashimisha tugiye tubona navuze wenda birashoboka yuko bose bataba owners, ariko donc bakageraho bagera, bikageraho bibageza bakabona abo bigiraho, bagakorana n'abantu batandukanye, bakagaininga experience. Ashobora kudashinga radio agashinga indi company kandi bikamutunga. Rero ibintu ni byo gushimira, ibyo kwikorera byubahwe, ibintu byo kwikorera ni byiza byubahwe. Ajya bibuka gusora kugira ngo Rwanda Revenue duhe yandagaruka. Ejo bundi wabonye ko Rwanda Revenue yagiye iha abantu bibuka gusaba. Jewe nabonye message bibuka gusaba fagitire ya IBM. Rwanda Revenue ngira ubwoba, tuyishimire cyane ko nabonye message ngira ubwoba. Iri ari motivation. Ubusaba amafaranga ntago wari buyanyake, nanga kuyakorera. Yarakangari yarakayabukanga n'iki ku buryo ukeka ko bampaye 2,900 yanjye 2,900 nabanje kugira ngo ni scam, ibintu nabikoresha bakaza gufunga konti yanjye. Kwa kundi nabonye babiharaye kuri MTN y'amafaranga umuntu anibeshye ahita afungisha konti yawe. Ariko kubyo nta makosa umuntu se niwo bamutegetse kujya kwibeshya abantu bajye nohereje umuntu none anyibye amafaranga bakahita bafunga konti. Icyo bazagisubiremo bashishoze, kubera yuko n'abajura bakoresha ziriya message z'ubutumwa bwoherejwe amafaranga bakiba abandi. So bazakireho hari n'abantu batanyangamugayo, wanyohereje amafaranga yawe ntago bikugira victime kuko ntago mba nagutegetse. Ahubwo vuga ngo hari abantu baza bakishyura bagakonsoma ibintu, baninga umutaro bakahita bati nari mwibeshye, bakahita babloka ya business. Ukavuga uti ukabahamagara ukavuga ati uyu muntu arishyuye arakonsomye, ni gute ukumfungira konti ngo ubwo muzazane ku cyicaro. Azamo challenge zitandukanye. MTN izongere yige kuri icyo kintu, naho ubundi yaba irimo kurengera abavictime ikire abandi bafite. Gusa babandi bibaga nabo amafaranga, hari ukuntu woherezaga umuntu wibeshya amafaranga akahita yarya akanga no kukwitaba, ubu ntago bigikunda. Ayabikuje hose usanze yabikujeho ubuhombye nyine bisaba ngo ukiyeyo byito uhamagara bahite bayifunga. Umuntu rero umuntu wagucuza ashaka kuyiba n'ubundi ukiyashiraho aba amera nkaguye mu mwobo agahita akingaho. Ako nawe isegonda rimwe yaba yabikuje he kereka ise ifata ka transfer ahandi.
ntawamenya. fani ngayo ngo reka twigire muri politiki. Hari inama yabaye muri ya East Africa aho bari bagiye kwiga ku kibazo cya Congo. Ntabwo ari East Africa yonyine, ni abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa East African Community na SADC. na SADC, aho ikibazo bari bagiye kwigaho umuyobozi wacyo atitabiriye iyo nama. Ariko yaritabiriye virtually, yitabiriye akoresheje yakore n'umushaka bavuga ko ngo ashaka kuba afite ubwoba yuko ngo ashaka kuvayo ngo akaza agasanga bamuteye kudeta, noneho abantu bamwe bateraga urwenya batari ko ubundi perezida ni wirinda perezidanse ku buryo hava bakayifata. Ese wamugana usumva byashoboka ubundi. Ariko nyine kiriya kintu kuba ataritabiriye iriya nama wewe wabibonye ute? Nyine biriya bihita ubundi iyo ikintu cyo bita political will mu bintu byinshi, iyo hatarimo political will ntibikunda. Abantu bashobora gushyiramo imbaraga nyinshi, bashobora gushyiramo ubushobozi bwinshi, bashobora gushyiramo ibintu byinshi, ariko iyo political will irimo kubura ntabwo ibintu bikunda. Ari naho mpera mvuga ngo inama yabaye ku kibazo cya Kongo ntifite ubushake bugaragara, ntigaragaza ubushake bwinshi nk'ubwo abandi bagaragazaga. Uribaza abandi perezida b'ibindi bihugu bitarebwa na kiriya kibazo, usibye kuba ari abaturanyi, uzi kuba iwawe wowe n'umugore wawe murimo kurwana, murimo gushwana nawe mu rugo, hanyuma ugasanga abaturanyi nibo bahangayitse, nibo barimo gukora inama yo gukemura ikibazo, kandi we nawe wigiriye kunywa cyangwa se wigiye. Ni nka kuriya rero, ikibazo kiri muri Kongo, ni icya Kongo, kiri muri Kongo mo imbere, ariko nta bushake bugaragara wo Kongo igaragaza bwo kuza gukemura icyo kibazo. Ukaba wakibaza ngo iriya nama imyanzuro yafatiwe muri iriya nama ubundi izagira iyihe impact mu gihe nyir'ubwite atagaragaje ubushake bugaragara bwo cyakora yafashwemo imyanzuro bagenzi, imyanzuro yarafashwe, ariko nyine imyanzuro nk'iriya umuntu yakomeza kugira ikibazo kinini. Nkavuga rero ngo byagaragaje ko Kongo nta bushake bugaragara ifite mu gukemura kiriya kibazo. Hanyuma nyuma yo kubona ko nta bushake, tekereza ko iki kibazo muranyikubaza ubona amaherezo ari ayahe? Amaherezo rero hanyuma idea yanjye yo kuba perezida wa Kongo ataritabiriye iriya nama, igihe cya mbere nabonye harimo no gupinga iriya nama, ntabiha agaciro, bati nta mishyikirano ushaka kugirana namwe ko rero nimba ngiye gutera abaye harimo no gupinga ku muntu w'umukuru w'igihugu n'inama y'abandi bakuru b'ibihugu, ugasuzugura abantu b'abagabo n'abagore bangana kuriya. Ntekereza ko haba harimo n'ubwenge butari bwinshi, hanyuma rero ikibazo warumbajije ngo ubona bizarangira gute. Ndibuka kera ku bintu by'imishyikirano nahoze kera mbivuga ko ibintu by'imishyikirano buriya ntabwo wabyizera. Imyanzuro abantu bafatiye mu mishyikirano cyangwa se mu nama nka ziriya kugira ngo izashyirwe mu bikorwa ntibikunze kubaho pe, ntibikunze gukunda. Reka twibuke turibuka imishyikirano yajyaga iba Arusha. Imishyikirano yabaga Arusha hagati ya leta y'u Rwanda ari icyo gihe nabo bitaga inyenzi inkotanyi zari zarateye u Rwanda. Hanyuma bakora imishyikirano mu myanzuro y'inama ya Arusha harimo yuko bahagarika ibintu by'imirwano, hanyuma bakumvikana, harimo kuvanga ingabo, harimo kugabana ubutegetsi, nyine ibintu byinshi bari bumvikanye. Ndibuka abategetsi bamwe muri RPF icyo gihe rero bari mu masezerano bari bagiranye na leta y'u Rwanda ari icyo gihe harimo kuza kugabana imyanya y'ubutegetsi, kuza kuvanga ingabo. Bamwe bari banaje nyine baje kugabana iyo myanya, turabibuka baga muri za CND n'ingabo nyinshi bari kumwe. Noneho mu gihe bo baje gushyira mu bikorwa ibiri mu masezerano ya Arusha, leta yo icyo yahise ikora jenoside. Leta ya Kongo rero nayo ifite impungenge kari nk'uko nguko ibintu by'imishyikirano nuko akenshi bikunze kugenda, hari nk'uko igiye cyane twumvishije hari aka audio kacikikanye ku mbuga nkoranyambaga, umuntu arimo gukangurira bene wabo ngo bafate ngo ibikoresho byose ngo babona hafi, ngo bajye kwicanga abanyarwanda ngo bavuga ikinyarwanda, ngo bafate ngo imihoro, ngo bafate ngo amafurusheti, ngo bafate ngo ushobora kurasanga ibintu byinshi, ngo wese ngafate kimuri hafi. Urumva ibyo nuko ari umuturage wenda urimo kubyivugira ku giti cye, ariko ni intention itari nziza. Kiriya gihe leta y'u Rwanda niyo yateguye jenoside inayishyira mu bikorwa, ishishikariza abantu. Ahangaha ho ni abaturage ku giti cyabo barimo kwivugira ibyo bishakiye, ariko kandi ibyo bavuga nabyo abantu bakaba batabyirengagiza, kubera yuko iyo babivuze leta ikarebera baranabikora ikigira nyoni nyinshi ikavuga ko itabigizemo uruhare, ariko irimo irarebera. Abenshi ntabwo twanirengagiza ko uri muri Kinshasa, muri kiriya gihugu uriyo ukavuga ikinyarwanda bahita bakwica.
barabica cyane ariko noneho kuba leta ya Kongo nta kiragaragaza kigiye kubikora kuri kino kibazo kandi mu myanzuro y'abariya bakuru b'ibihugu bakaba baremeje yuko leta ya Kongo igirana imishyikirano na M23 ikintu batari bageze bemera iriya mishyikirano perezida wa Kongo yitabiriye kubango ni yakure yari kuri Zoom hariyo premier ministre we niba atari ubanye n'amahanga premier ministre wa Kongo yari ari muri iriya nama abakuru b'ibihugu bitandukanye bari bayitabiriye bafata imyanzuro bemeza ko Kongo izaganira na M23 noneho rero wenda nuko yabihuriye burasa azabikora natabikora rero kandi bakaba bakomeje ibikorwa byabo by'ubwicanyi n'ibyo byatumye M23 itangira ibyo yatangiraga ubwo nayo kizakora n'iki yari yavuze ko ihagarika intambara muri Kivu y'Amajyepfo itari bubijyayo ariko ubushize yabivuze ko ihagaritse intambara ibyuka ifata utundi duce ubwo naho ku mpande zombi nyine nta gihamya yuko ibyo bavuze bagiye kubishyira mu bikorwa ni ugutegereza nyine tukareba nka bya bindi ya publicité yavuga tuzayimenya tuhageze. Hanyuma Fani kuri iki ngiki reka tukivuge wenda n'abandi badukurikiye n'abanyarwanda bari muri Kongo n'ahandi muri East Africa kuko nagiye mbona kuri social media abanyarwanda bari Kongo abanyarwanda bari Kongo hariyo Kongo abantu b'Ikinyarwanda hari abanyarwanda bari kurenganwa cyo abanyarwanda bari muri n'umukongomani hari n'abakongomani bari kurenganwa mfite umushuti wakoze itangazamakuru mu Rwanda w'umukongomani yakoreye n'abakongomani bavuga Ikinyarwanda nibo azigikeye n'umukongomani yakoreye hano mu Rwanda akora itangazamakuru avuga amakuru y'Igifaransa arahava ajya hariya ari mu myanya y'ubuyobozi muri Kongo cyane ari mu myanya y'ubuyobozi hejuru nanamuvugisha ndi kumubaza araje arambwira atumva sinshobora kuvuga Ikinyarwanda mvuze Ikinyarwanda bahita banyica kandi ni no mu myanya y'ubuyobozi umuntu uvuga birakomeye gutyo ari n'umukongomani ndi umukongomani nkavuga Ikinyarwanda ati reka nguhe urugero hari ukuntu ubuzi indimi zitandukanye sibyo uzi Icyongereza Igifaransa Igichina uzi Portuguese uzi Igiswahili uzi Ikinyarwanda ukaba proud yo kuvuga izo ndimi zose ariko ngo trust me ngize bikanshika nkavuga Ikinyarwanda bahita banyica urumva rero ibyo bintu bigezeho aho umwene w'igihugu w'umukongomani atatinyuka kuvuga Ikinyarwanda ntabwo ari bicya nibyo bimaze iminsi niyo mpamvu yo mu bintu turi hari uyu munsi niyo mpamvu hari sino ntabwo ari kuba yarafashe initiative ngo ijye kurwana iyo biba bitarageze ku rwego ruhambaye nk'ubwo ngubwo ikibazo cyari gihari kandi cyari cyakomeye kigenda kiba kinini niyo mpamvu bafashe umwanzuro wa nyuma twakita nka option Z wo guhaguruka bakajya kurwana bagafata ibirwanisho bakajya kurwana kandi nabo nyine bararwana bari serious baravuga ati ntabwo tuzongera kwicara ngo mutwice kandi nahoze mbona umwe uvuga ikinyamurenge arimo kuvuga ngo ubwicanyi bakoze bakarasa abashumba barimo gukama inka bakarasa umuntu wicaye iruhande rw'ikiraro bakarasa umuturage umugore n'umwana basanze mu rugo ibyo bintu ntabwo ari ibintu byo kwihanganira ntabwo ari ibintu byo kwicara ngo wongere utegereze bagaruke mu kiraro. Ukeka ko abakongomani barasa urwago bafite abanyarwanda muri rusange kuki bica umuntu wese uvuga Ikinyarwanda rero biriya bintu bashobora kuba ngira ngo wese usi urwango gusa bashobora kuba ahubwo ari nka virusi yabagiye mu mutwe uburwayi bukomeye bafite kubera yuko kuvuga ngo umuntu ngo kubera ko umuntu avuga ururimi icyo ukakimuziza icyo si ikintu umuntu yakabaye azira wenda umuntu yakabaye umuziza yuko akwibira inka ukamuziza yuko akurira ubunyobwa wahinze cyangwa kwibira ibitoki ubundi abantu bakeneye kumenya ko umuntu ari nk'undi kuza kwica umuntu kubera ko avuga ururimi kamone ukamena amaraso ukajya kwica umuntu ava amaraso kimwe nawe ababara abantu bumva kwica ari ibintu byoroshye ku buryo bumva babyuka bakabikora nk'arimo badatekereza ko bari kwicara abantu bagenzi babo ni ikibazo gikomeye ngenera nyine mpamvu ngo ko ushobora kuba ari virusi ni uburwayi bwo mu mutwe no mu mutima kuba wumva ko wakica umuntu kumva biroroshye abantu bamwe na bamwe badafite ubumuntu kuri ino si ubona bizagenda gute n'intambara zihora ziba hano cyane kandi muri Afurika Bibiliya itubwira ko hari Imana buriya niba koko ihari niyo izabikemura niba ntabwo ugize ko ihari kubyizera no kutabyizera njye nizeye ibyo nabonye navuze nti Bibiliya itubwira ko hari Imana rero niba ihari Imana Bibiliya ivuga niba koko ihari niyo yonyine izabikemura wemera ko ihari se ntabwo turimo kuburana ko Imana ihari ikomereza ikiganiro wemera ko ibaho irahari cyane agaciro kugira ngo hatagira udutera amabuye avuga ko tutemera Imana cyangwa se avuga umugire ngo ntiyemera Imana arayemera umuntu utemera Imana yaba afite ikibazo nk'icy'abakongomani
hanyuma Fani reka tugaruke kuri M23 n'ikibivugaho M23 baracecetse M23 barimo ubu ngubu baratuje bari bagenda bafite n'utundi duce kubera ko muri Kivu y'Amajyepfo hari uduce twagiye tugaragaramo umutekano muke ziriya ngabo za Kongo ikinyabupfura cyarazihishe na mwanya birimo harimo gukora amasezerano mwanya barimo kwihaniza muhagarika intambara muri kibingi baracyajya gufata abagore ku ngufu baracyajya gusahura mu mago y'abantu rero utwo duce tugaragaramo ibyo bibazo abaturage baratabaza M23 ikajyayo gufata utwo duce ubu niyo process ihari ariko noneho icy'ingenzi cyane gihari M23 irimo irasecuringa aho yafashe barimo barita ku barwayi baragarura amazi n'imiriro internet na fande ni Makenga bahuriye muri stade ibintu byiza cyane hari utuvideo bayafatatse aba M23 nibo bavuga bishwana ukabona abantu bagize kwishima ariko nyine ibintu byose twumva bivugwa biba byatijwe umurindi ryahawe imbaraga na media uko itangazamakuru ryabivuze iyo wumvishe itangazamakuru ryo mu bihugu by'Uburayi ukuntu biba ryabivuze nyine biterwa n'uruhande babogamiyemo ni nk'uwigeze kumbaza se mu Rwanda koko amazu mbona n'iki ni mu Rwanda nta ntambara iriyo Not come and visit Rwanda. Ubwo rero nyine hagati haza nk'undi munyamakuru nawe ufite nk'umwe wa CNN wejo bundi ubwo nagahita bimonta ukundi hagati ajya muri twa duce twa Kimicanga bashenye batarongera kubaka akahita ajya nk'ahantu bimutse cyangwa se ari ibishanga ku manegeka agahita afata aho ngaho buriya njya mfata nk'urugero hari ibihugu kuri ino si itangazamakuru ryatwangishije ritwumvisha ko ari ibihugu bitabaho bibayeho nawe uburyo bushoboka mfate nk'urugero nka Korea ya Ruguru Korea ya Ruguru ku isi yose umuntu yumvisha Korea ya Ruguru yumva ari byacitse ari ibibazo abantu atibazo ukuntu abantu babaho atibazo ukuntu ariko ugiye gukurikirana neza ku muntu waba warageze muri Korea ya Ruguru wahageze neza akabyibonera n'amaso yiwe ukwema ibyo itangazamakuru ry'abanyaburayi n'abanyamerika ryitiriye Korea ya Ruguru Korea ya Ruguru ni kimwe mu bihugu ifite ibintu bimwe irusha ibindi bihugu byinshi baba kuba ifite ingufu za nucleaire icyo ni kimwe ingufu z'intambara ifite ubukire burya Korea ya Ruguru ifite ubukire ifite stade ya mbere nini ku isi ariko nta babivuga kubera yuko nta mikino olympique ijya kuhabera bagaragaza uburyo abaturage babaye ubu nayo ndibaza umuturage adafite right ya internet ariko ibyo ni inda bababwiye kuba right ya internet ntabwo ari uko batayifite ahubwo donc ibyo badakora ni ugukomunika n'abantu bari hanze ya Korea yes kandi nabo hari icyabibateye impamvu donc itangazamakuru ryaba framinze kuriya tukabifata natwe gutyo wasanga atari nako bimeze njye buriya kera numva nzizindura nkajya muri Korea ya Ruguru nkajya kwirebera n'amaso yanjye ngo ntiba binoroshye kujya muri kiriya gihugu ntabwo byoroshye ariko ntabwo ari uko birashoboka ukirinda kujya kwigira na Juwa ngo ujye kwinjirayo ukareka kwigira na Juwa ngo ujye gukora ubutasi bwa Amerika aho ngaho bahita bakugaburira imbwa ariko ugera umuturage wese Korea ya Ruguru nta bukerarugendo buhakorerwa burakorwa kugira ngo ubone viza ijyayo unyura mu Bushinwa abantu bajyayo none se ubu ngubu tureke Korea ya Ruguru wenda iri no mu bihugu bya kure uyu munsi abanyarwanda ntabwo bemerewe kujya muri Afurika y'Epfo kandi turi ku mugabane umwe hano na hariya ibyo ni ibintu bisanzwe na Korea ya Ruguru rero buriya hari uburyo yego viza zasaba ntubizi se nibyo ni ibintu rero bisanzwe buriya na Korea ya Ruguru ugiye ukageraho iruhande rwahiri byanze kunze hari uburyo abantu bajyayo n'uburyo abantu bavayo bara ariko kuri icyo cya Korea ya Ruguru ndumva nasomye story yabo ni imaginetinga kuba utazi biri kuba biriya n'iby'itangazamakuru ry'abanyaburayi rishaka cyangwa ry'Amerika rishaka ko abo hanze tubibona Korea ya Ruguru nka gutyo ni nka kuko ushobora gufata igihugu ukagiha akato ukagifungira ahantu kandi uko itangazamakuru rivuga Korea ya Ruguru ntabwo ari kwimeze bikari yes byasaba ko umuntu yigererayo akirebera ni nk'ibyo ngibyo rero navugaga by'abantu bavuga u Rwanda bakaruvuga ukuntu gutandukanye umuntu ubyumvise gutyo bivuga agira ngo nibyo ariko uhigereye tubona ko bitandukanye no muri Korea ya Ruguru birashoboka ko atari ko bimeze ahubwo wamungane no kuza nk'umunyamakuru kuzashaka isura akajyayo akabati mwari muzi ko kontakta kimujungu nidutwaje tuje tukazana tugaterayo kamera tugakorerayo ibivugo hari ka video nabonye ka video nabonye aragasuza umuntu umusuza itagwamo akabera ni montage yari president wa Korea y'Epfo ariko ntago ariko byagenze kubera ko barahuye bagiranye n'ikiganiro
uribuka ko yigeze no guhura na perezida Trump, n'ubu ngubu nibwo Trump yasubiye ku butegetsi hari ubwo bazongera bagahura. ubona ukuntu baba batizeranye bari abagabo, ntabwo bizerana, ariko nawe ari wowe ntiwabizera kuko sabo kwizerwa. kari akavidewo ni editing, ni komedi abantu bakinnye, perezida w'igihugu wakingura ngo ugakingura akagwamo ngo ugakomeza ukagenda, kandi baraje bakambuka umupaka bakajya hepfo mu Korea y'Epfo, bakongera bakambukana bakajya muri Korea ya Ruguru, bakagera n'ahantu bicara bakahaganirira bakamema. bizajya ni komedi z'abantu baba bikoreye bashaka gushyushya inkuru. simanawe no kuri TikTok hajeho app ufata abantu ukabarwanyije pa pa pa, ibyo ni bizagarukira he? iyi ni tekinoloji nyine, ni tekinoloji naho ngaho itujyana. AI bura nizatuma hazamo artificial intelligence bagakora n'ibidakorwa. ubwa mbere se baba bubahutse, ntabwo byaba ari bishya, ntabwo byaba biri bishya, basanzwe babikora bose mu mpande zitari ibyahozeho guhera kera. Sinabayobozi gusa n'abami barabubahukaga. Abami cyane pe, umwami bamwe cyane barabikoraga. Ntabwo ntabwo ari bishya, icyo nshaka kuvuga nuko atari bishya, ntabwo ari ibintu bishya ku isi. sinzi nimba umwami baramwubahukaga. Umwami wajyaga mu rugo, umuntu wubahuka, umugore akarara n'umugore w'umugabo, umugabo agatuza, ariko yaba ari hirya ari kuganira na bagenzi biwe akabivuga ntabwo bijya ku karubanda, cyangwa mwese wakora icyo wajya kurwana n'umwami, wajya kurwana n'umwami se. ariko agahinda wakamenyera agahiye. Umwana yaravukaga akumva babwisege mu bandi ngira ngo yabaga umwami, yabaga nyine igikomangoma. yasigaho byikorera igikomangoma cyahehe, igikomangoma cyabaga cy'abagore b'umwami bazwi, ariko aho ngaho yagiye guca cyangwa baravuga ngo n'amategeko ariko niko bivuga, urugo umwana yavukiyemo umugabo uri muri urwo rugo niwe ubasera ese uwo mwaka ubu basigaye bakoresha DNA test. Kera ntayari ihari, umwami yaza akaguterera umugore inda ukarera, ugakoresha DNA test ukavuga ati kwaso. Ingo nyinshi zarasenyuka kubera ko DNA test byaragize ati ugasanga umugabo afite abana 3 yapimisha agasanga nta n'umwe urimo, ariko ubundi akabaye yicara akarira. None se we buriya nta handi haba harabe wasanga nk'umuturanyi bigeze kunsetsa aravuga ati ibintu abaturanyi babiri wasanga ari abana be 6 akaba arimo gutera induru ya 2 yasanze iwe. Karegeya niwe yigeze kunsetsa ibintu bya DNA test bari kuzana n'ibiki bagiye gutuma ingo zisenyuka. Yego ziriya DNA hari icyiza hari ibyiza hari n'ibibi. Mu muryango nyarwanda bari basanzwe bamenyereye nyine, erega burya ntabwo ari uko baba batabizi, abenshi baba banabizi ariko bakarenzaho kugira ngo ubuzima bukomeze, kugira ngo bafitanye isano. I think ko biriya bitazongera kubakora DNA test yabo. No, urambabaje. Impamvu ituma abantu bajya kubyarana ntabwo ari uko baba bayoboye yuko bashobora kubyara. Impamvu ituma abantu bajya kubyarana ni ukubera ko haba habayeho situation ituma Oya ndi kuvuga hari abantu babanaga bafitanye isano batabizi. Kubera ko wenda papa yaciye ku ruhande yajya hariya n'iki ntibamenyana ko bafitanye isano, ariko kuri ubu DNA test yaje. Ariko kera abaturage baravugaga abantu buri abaturage buri baba bafite amakuru, urumva babaga babizi. Urumva n'umwana wavutse mu rugo bakamwitegereza ngo bakareba ngo akabona amatwi ngo saya kana ngo akabona ngo kwijosi ngo ntiyasa, urumva bakaba batabihingutse ariko babikeka. Iyo rero hageraga igihe abantu basa nk'aho bagiye kubana, noneho babyinjiragamo biri deep, ugasanga nyine barakurikiranye babimenyera. Kuri ibi noneho Abanyarwanda barareba tasiyo, hari agakomedi nabonye ahantu ngo buriya ngo uri mu Rwanda ngo ushatse ngo wajya ugura CCTV, urumva ngo niba ngo gira ngo ndabeshya ngo uzazane ngo umukopi wawe mu rugo ababyeyi badahari. Mwanyuma ngo rero ko amakuru baba batayafite nkayimvaho. None se abapaparazi mu rugo abaturanyi ku muhanda kwivugisha ngo abaturage ngo amakuru ntibayazi, baba bayazi kandi urumva n'ubijije Bruce Melody arimo gusereza ngo umuntu umugabo ngo wajyaga ngo yihishe ngo inyuma ya kamera ngo umunsi ngo baza kuyimushyiraho ngo biracika. Abanyarwanda ni babi, aho ugiye buriya ntabwo wabihisha, naho ukasinyuma mu gikari baba bakureba baba bakubonye, niba atari umuturanyi ukubonye, umukozi waho aba yakubonye, undi muntu wiciyeho kuri iyi si nta hantu ho kwihisha. Ariko wenda kuri ubu kwaje iterambere bamwe bava mu mijyi bakajya gukora ahandi. Twabonye umuntu wari ufite umugore Icyangugu aza i Kigali asezerana n'undi
kandi ntara barasezeranye mu mategeko. aha ngaha ariko Umuntu hari azakwigishamo hari abantu. uburyo birimo gukosorwa muri sisiteme kugira ngo bajye babatahura abo bantu baba baragiye basezerana, kubera ko abantu mbere basezeranye bishobora kuba bitarimo biri muri sisiteme informatize, hanyuma wenda akaba yarasezeranye hirya mu cyaro ibintu batarabishyira mu buryo bushobora kugaragara, cyangwa se agahindura amazina, bajya kureba bagasanga buriya wari iriya si uri aha ngaha, ibintu nk'ibyo ngibyo biraba cyane, ariko bizagenda bikemuka muri make. Abantu muramenye namwe mupimisha DNA test, mujye mwibuka ko ariko rwose uyipimisha agamije gusenya urugo we yashatse yabireka akarera umwana ndeba kera nkareba uburyo basuranaga n'iki, nkavuga ati yewe iyo DNA test izakiri kare. Bamwe bahita bava iwabo bakaba bati burya ntabwo uri hano, uri uwahariye wowe. Ariko nyine urumva bakaba batanisha abantu, kandi nyamara hari abantu tuzi bagiye bakurira mu ngo bagakura, mbese umuntu ntiyadobuta umwana akamurira kandi agakura, ariko baba yabishatse. ariko bose bagiye barera abana, umwana w'umukukiye mu rugo aba ari uwo mu rugo, ibintu byo kwirukana abana ngo ariko bazanye tujye DNA. tugarukira n'abagabo, uzi kurera umwana uzi ni uwawe, uwa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, ugasanga ntabwo urabyara. Hari n'igihe usanga utari kuzabyara ukabugize Imana uramubonye ukabugiza abana baramukuzaniye, ubu umubonye aba ari uwawe, umubonye nyine umwana urugo yavukiyemo aba ari iwabo. umugabo yatabyaye ati aciye umuryango, ariko reka kabera Yesu ni mentalite abantu bazabicikeho. Urumva umwana n'inkundi barerera igihugu, bamwishimire, bamuhe byose umwana kuri. ahubwo hari agashya nabonye, ari umugabo twari duturanye hariya hepfo, afite abana 4, abahungu 3, n'umubwire ko asanze abahungu bose naka, abahungu 3 n'umukobwa umwe. Umukobwa ari umuhanga mu ishuri, umukobwa akamubwira ati usa na so, kandi nanjye ndabona agasa na se pe. Urumva, noneho DNA test iraza, byaje ari navuba, ngira ngo niwe wabikoresheje, ari mu ba mbere. Noneho yakoreraga hanze, ari hanze, umugabo wundi aramubwira ati uzi ko nabonye umugore wawe yasohotse muri roge, amuha amafoto, umugabo yanga akajyaza, umugabo ntiyamufata, buri uko amufata, yaje avuga ati ariko nzajya gupimisha DNA test. Afata abahungu 2. Urumva umukobwa we yabatuye n'uwanjye, yagiye ufite abantu ko batuye n'uwanjye sirwa pimisha, ukabona amatwi ameze nk'ayawe, afata 2 yakekaga katara, arabapimisha bajyana, arabapimisha, amaze kubapimisha asanga umuhungu umwe n'uwe, asanga undi suwe, rwihishwa arabagarura, yatangiye abafata nabi, akajya bahiga. Uretse se umva restaurant, afata umuhungu n'umukobwa abandi arabajyana. Nuba agiye asanga wa mukobwa cyaka ari uwe suwe, yabikozeho iki rero? ahita afata asanga uwo muhungu wundi n'uwo, asanga abana 2 nawe, abandi 2 sabe. We yakoze ibintu bitari byiza, reka ndeke kubivuga, kuko yaraje ashwana n'umugore, biba birebire, aranamukubita, n'abo bana arabakubita. Noneho umupangayi wabo ari we se wabo bana. Ariko rero urumva nibyo nakubwiraga, uyu mugabo ataye urugo, urumva agiye kuba mu mahanga, asize umugore mu rugo wenyine, yumvaga se umugore azaba bamusigariye ku rugo, aje gushwara. Yumva kandi umugabo akabashimira, uwo mugabo gushimira uwo mugabo wamusigariye ku rugo, wakodesheje, yari afite urugo nawe, yabonye abo bana ari kubakubita bagira, we yarizanye ahita avuga ngo mwabana muze mujye mu bandi. ubwo rero ikibazo ni uko yabaye ari we bimwe bamwe kurira umwana ikakurusha kurakara, yarakaye kuko umugore we yabyaye abana 2 hanze kandi atanaba mu rugo. Ariko ubwo nawe tugiye kureba, yajyaga gushaka amafaranga, wibwirwe n'iki imico ye wenda kwiyamye, umugore nawe imico myiza yari afite, tworoherane. ubwo uwo mugabo nawe tugiye ahantu atuye muri quartier y'ahantu atuye, wasanga afite natwe yuko yasigaho byiwe. Oya, ni ukuri fani, ahubwo iriya vari izerekeza muri ako gace akijijwe iki, baraca umugani mu Kinyarwanda ngo nta gikona cy'igipadiri ku mamera. Ahubwo umva icyantangaje, umugabo yahise afatagurisha iyo nzu, ayo mazu hose. Urumva se ari umunyamico mibi, hose arahagurisha, atega indege ajyana abana be 2. Aba bana ahantu bigaga heza, ako byarambabaje. Urumva ibyo yakoze cyambere ntibikurikije amategeko,
niba yaragurishije ibintu byose imitungo yose yari bafite kandi yarayishakanye n'umugore kuvuga ngo yagiye ngo gukora ngo akinjiza amafaranga umugore nawe asigaga mu rugo amurerera abana iyo badahari ntabwo yarabonye kubona ikindi yaranabamubyariye ikindi ibintu byinshi barabifatanije kubishaka yagombaga ni nayo mpamvu ikibazo buriya kibazo kiri mu makupure habamo ikibazo cyo kutubahana urumva niba yaramuciye inyuma bagombaga kureba uburyo babihanduringa batageze baserera bakumvikana akamuha agaciro nk'umuntu urakurumva uko aho ngaho yamufataga nk'ikisi numva uburakari bwinshi bwamukoresheje ibintu kuko yahise agurishaho amaze kugurisha ahita afata abana be babiri none urukundo yakundaga wa mwana w'umukobwa byahise umva kubera umujinya yamukubise papa uwo mugabo yakubitaga umwana amuhoriye umwana ntiyizanye ku isi ntiyibyaye nta nubwo abwiye abo ngabo bamubyaye ngo mubyare uwo nguwo yakeka ko ari uwo mubyara adahari ubwo rero umujinya we nta shingiro ufite uwo mugabo ni umunyamico mibi urumva yaragiye ariko yitwaye nabi yitwaye nabi yishe amategeko yahohoteye abantu ariko n'umumama ngiye mpora mbere uwo mama asigaye acuruza imbuto ku gataro ndaruma musobanutse maze uharaye hepfo ari umuntu usobanutse uwo mugabo atarahemutse ko yari umugore babanye ubwo babyaranye abana nose ko yamutwariye abana yatwaye abana amategeko yabyemeye ntabwo se nyina ntabwo afite uburenganzira ku bana be yabyaye kuba bafite amafaranga menshi abana bari bujuje imyaka bahitamo bajya kubana nawe barahitamo yabatwaye ku umenya batari bari mariye yabatwaye mu mategeko yes ariko ubundi iyo bamariye mu mategeko ariko basura igihugu nyina atasinye ariko niyo baba batari mariye mu mategeko ntago wasohora umwana mu gihugu atari consent arabyemera I think keretse urukiko rwarabyemeje yuko ufite nani iriya bayita ngo bisaba ko mujya mu rukiko mutasezeranye se uburenganzira ku mwana n'urukiko rwonyine rushobora kwambura umubyeyi uburenganzira ku mwana we rukabuha undi mubyeyi ariko n'ubundi yari gutsindwa kuko yacaga inyuma ariko ntiyagiye kuba yarahaciye agomba kugaragaza ibimenyetso bibyerekana wenda ibyo bimenyetso twavuga ko ari iyo DNA yese avuga ati abana muze mujye mu bandi none hasigara ari babonye kigaba ari igitinda aravuga ati mwabuze so uwo mugore n'umugore nawe watera hejuru wiwe arabati mada abana ntabagenda babera 100%. Nimba utabemera urumva rero iyo ni conflict abo bagabo bombi ntago ari inyangamugayo yabo uwo nguwo watwaye abana bamwe agasiga abandi yabo nguwo wabafasha akajya kubempoza kuri ku mugore bari basanzwe babana bose nabo nyangamugayo tukiza ko yari gukora ute bari kubiganira ariko kubanza akicara akabiganira n'uwo babana kuko ntago yagomba gufata umwanzuro wenyine ni urugo babanamo ntago ari urugo rwe wenyine kuzana abana akabamwempozaho icyambere tumvikane ko ubwo nawe yamuciye inyuma bigaragara yamuciye inyuma ariko ubwo kubera ububasha afite ubwo nawe niba ari ufite imitungo cyangwa iki amukangisha yuko imitungo yihe bakodesha mu nzu y'ibyubahiro yego ariko niba ari winjiza amafaranga yishyura iyo nzu cyangwa se ari uhaha akamukangisha icyo ngicyo akumva ko agomba kuza kumuturaho abana batabiganiriye ni ukuvuga kuko byabaye aho mu rusaku na karitsiye yose yahuruye baza aho ngaho umugore bati baza bajya he simbabone hano umugabo bati aba ni abana banjye nemera 100%, nutabemera uziga ibyawe ugenda ubwo se urumva kuhandurira iki kibazo hari ubwenge bwinshi yashyizemo ahita aceceka nimba yari kuzinga ariko yabikoresheje igitugu yamushyizeho imbaraga amutegeka kwemera abana kubana n'abana atemeye urumva niho ejo bundi tuzakumva tukumva kese ngo z'umugore ngo wishe ngo abana b'umugabo we tujya tuzumva kese ntabwo mujya muzumva kubera iki ntabwo mwabiganiriye ngo mubyumvikaneho uzanye umwana umutsindagiyeho kandi nyine umwana waturutse mu kumuca inyuma nawe mwabanaga ko perezida hanze zigire zitangire ubu nubwo mbyumvishe neza uriya mugore nawe yararenganye wari uzi ko atarenganye wumva uriya afite uburenganzira kuko umuntu agiye abana nawe abana bari kujyahe abana nyine yari kuganira n'uwo nyina w'abo bana kandi uwo mugore ahise aterera hejuru nyina w'abo bana yari agihari ari aho ari gukubitwa yari gukubitwa icyo yari gukora ari gutabara uwo mugore urimo gukubitwa ariko akamureka akarera abana be bakumvikana uburyo azajya amufasha kubarera ariko ataje kubempoza kundi nawe ufite izindi nshingano z'urugo nimba atafite ubushobozi bwo kutamukodesha izinzi yabari agomba uko biri kose simvuga yuko wenda batari kwaza ariko yagomba kubanza akabiganira n'umugore we babana umugore yabyanga ntabyo ntabwo byabaye
ubundi mu mategeko ya leta bivuze ko nimba uri mariye n'umugore ukabyara umwana hanze ya marriage muri married, ntabwo ufite uburenganzira bwo kumuzana umugore atabyemeye. Umugore yabyanze ubwo, ariko umwana afite right y'umubyeyi we, ubwo wemerewe wowe nk'umugabo kugenda ukamwiyandikisha wowe wenyine. N'ikindi nacyo n'ikindi kinakomeye nuko donc atabanje ngo donc bari abana bari bagifite nyine bagifite undi mubyeyi, si bari babaye imfubyi ndavuge ngo reka ko ari ukubera situation ukuntu abantu bahuruye ibintu biri kuba ako kanya, abo bagabo bombi bafashe imyanzuro itari myiza ku mpande zitandukanye, itari ya kigabo rwose. Imyanzuro abantu benshi bari bashyigikira umugabo irindi zina, yego nyine biteye ni gute ufite agwa amafaranga kuri kese y'uyu mugabo wasanze umugabo yaramuciye inyuma, kuri kese y'urugo rwa mbere abantu bashyigikiye uriya mugabo cyane, ariko ugiye no kureba kuri iyo kese ya rwa rugo rwa kabiri nanone bari gukomeza stili bagashyigikira wa mugabo, kandi bigaragara ko ari we noneho waciye inyuma umugore we. Rero ni ikibazo sosiyete ariko yisubire yikosore. Abo bagabo bakoze uburofa, urumva bakoze ibintu bitari byiza, abo bana babigendemo. Iyo myifatire rwose ntago ari ya gentleman. Njya ndeba abo bana babiri bigaga ku bigo bikomeye, iyo abana babaye disturbed, uwo mwana baguye wa mbere first one in a class, ariko ubu ndamureba narumiwe. Umugabo hari icyo amateka azamubaza, yisha hazaza aho umwana, kandi umwana nta ruhare yagize mu byabaye. Ni mama we wahishe. None se umwana we victime ye I don't think kuri mugabo ari we wishe. Ikindi kigaragara nuko nubwo yivugishaga ngo uwo mwana ngo yaramukundaga ngo umunyabwenge n'iki ntiyamukundaga, kuko yaba yaramukundaga ntabwo yamukundaga, yaba yaramukundaga yaba ashwe ko yamufataga kose, uko yamufataga kose ntabwo yamukundaga, ubwo yakundaga ubwo bwenge afite, icyo akeka kazavamo nicyo yakundaga, kubera yuko iyo abamukunda yari kugira ubumuntu. Fane ndebe iriya kesi uburyo yabaye ndi kureba gutya first one nawe wari ufashe reaction y'uriya mugabo yaragize toroma 100% yagize toroma. Umwana akunda gusanga atari uwe, atabye expectingaga, yagize toroma. Niyo mpamvu yakoze ibintu, niyo bajya mu rukiko bakamupima amaze kugera toroma. Rero ikindi yakoze ni ukutagisha inama, ahantu yagurishije n'amafaranga make. Mu kugira toroma ikindi yakoze ni amakosa yo guhubuka no kutagisha inama, ibyo ngibyo. Nakuya kesi yabaye no munsi gucyaho hagurisha ahita yurira indege. Ko guhita ugurisha mu gitondo akagugera ko numva wagira ngo ni filime, urumva. Arimo ibintu twabona nka conspiracy. Umuntu abagiye kumuha iyo makuru yuko abantu bashobora kuba atarabe, cyambere abantu bateranije ko karagiye witonze, none se umugore wamuca inyuma, none se nyine ubwo ngubu nyine ubwo amakuru yose twara neza batabasenge bababyaye, abapimisha asanga niwe wababyaye. Abantu bagiye gutanga ayo makuru, abantu batanga amakuru asenya ingo z'abandi bisubiraho, urumva. Abagabo rero nabo bafata imyanzuro bahubutse nk'abo ngabo bisubiraho, urumva. Abagabo nabo bajyana abana mu ngo batagishije inama abagore bisubiraho. Umugabo twari duturanye nawe ariko n'abagore baca inyuma abagabo babo bisubiraho. Mwice ejo hazaza abana banyu. Hari umugabo twari duturanye Eric yatangiye gushyira abana be ku murongo akajya areba niba ashaka kudusetsa. Bifite imico mibi si wongera. Abana bafite imico myiza ntabwo aba ari abacu, kandi ugasanga bafite imico mibi nk'iy'ihene. Yari afite uwo mugabo serious yicaye, kandi barwika sinzi uko babivuga, inzobe niba ari rwika ngo n'iki, uburyo yitwara n'iki, wapi baca umugani, urumva ngo nta gikona cy'igipadiri kumamera. Ibyo rero ntabwo yabirisha ngo ajye aho ngaho ngakanga ngavuge ngo afite imico myiza cyane, baba bacanye inyuma. Ariko nyine ikibazo cyabaye cy'uko DNA yayikoresheje aho ngaho kuri urugo rw'aha ngaha, nawe tugiye tukayikoresha muri quartier ahantu atuye, ahakorera, ahacu. Ushobora gusanga nk'abana be nk'icumi, urumva. Uwo ngo wigize mu Kristo, wigize umupadiri, wigize ntazi, yigize mutagatifu tari Paulo, aho nyine aho baho nyine tugiye kurana twasanga dufite utundi tuntu
simbizi wenda nk'akago k'imfubyi. numva hashize imyaka 5 iya dushobora gusanga rwose ubuzima afite bwarendereye dushobora gusanga nawe afite utundi twana nka veni yabyaye hirya aho ngaho hose, ariko veni si bakeya, ntawe wabonye ufite abana niba ari ijana na mirongo ingahe. ni bamwe ariko umugabo ufite urugo umugabo ntabwo ari we ubabyara, babyarwa n'abagore, fo vuba abagore yateye iyo nda. Hari umugabo nzi twaraga dukorana kujya kuri tele tukijya mu madeba, urumva buri murenge twageragamo twasangaga afitemo umwana, yafitemo umugore babanye, akose nyorohera anyumvishije yamena ijisho. Ndamusuje by the way, ndamukunda nyorohera yako tuharenge inde we, yako tuharenge oya cyo tukirenge nari nivugiye umugabo, urumva twakoranaga yo kuzana amazina y'abantu mu kiganiro, ntabwo ari sawa tukayatugera ahantu oya kubasuhuza muri ntuza nkizo oya ndabyanze oya ko gide twacaga no kubana, urumva ngo mureke ngo mwana ngo tumutware basanga ruwanje. Ariko kubyara n'umugisha by the way, umugisha nyine niyo mpamvu umugabo ntabushima ibyo yakoze rwose n'ubupfura buke. N'umugisha kubyara n'umugisha mubyara gusa nyine kurera. Fani turi kugana ku musozo, no musi twabahaye stories zitandukanye, nawe ushobora kudusangiza ubuhamya ufite rwose. Ni karibu ku Bivugwa TV ndetse no ku mbuga ya Feza. Waza rwose watwandikira muri comment, turi kubategurira nimero ku buryo ufite inkuru cyangwa se ushaka kuduha ibiganiro wazajya uduhamagara. Mu minsi iri imbere tuzayishyiraho, mujye muduhamagara muduhe ibitekerezo nta kibazo. Ni Bivugwa TV, turi kuri YouTube channel, kora share, subscribe cyangwa se wandike muri YouTube imbuga ya Feza, ukore subscribe, share, comment ukande kukazogera. Tunashimira bamaze kubikora, harakazogira byoroshye. Turabashimiye rwose. Ikiganiro dushyizeho kabisa kigiza straight iwabo, abantu baduha motivation. Reka suze wale nshimire baby laugh. Nshimiye na wizi arabati keep you are doing good things. Rero nkunda abantu rwose baduha motivation. Ubundi bura nawe nyine ujye ureba abandi nawe yibahe, ugakunde kwakira udatanga. Ni ibintu byiza cyane buriya rwose, ntabwo ari ibintu bisaba imbaraga, si ibintu bisabye amafaranga, umutima mwiza gusa. Uko ushaka kumumotivate ngo umuntu bigatuma akora cyane we akagera agera. Fani turi gusoza, reka dushimira abantu bose n'aba diaspora nyabo na mutwiyereke, reka suze Etienne Gatanazi twiyereke, ubwo niwe mu diaspora tuzi. Aisha nawe twiyereke Gatanazi wenyasi atari gusa nuko umutima ubwo ni gusa. Ramuji nawe twiyereke, na Ramuji nawe twagiye muri showbiz by the way, Radio Sam Karenzi tuzajye kwisura mu kanya tusoza ikiganiro tugiye kwiko rw'ikirenga, tujye kureba uko yifashe mu rukiko rw'ikirenga cyangwa se muri cya kiganiro twaruhanuye ako nebyo. Sam Karenzi rwose uzadutumiye mu rukiko rw'ikirenga, dore twarahanuye none koko birabaye, twarabasengeye cyane bagira ngo bitumire nka Tongo bimaze gucamo mu babango twarabasengeye cyane. Twaranabasengeye se gushize twarabibifurije ko bagira ahubwo ndabwira kameramani aze gukata karakantu hahe Sam Karenzi. Bafite rwose bafite na slogan nziza, bafite slogan nziza, smart talk smart business. Reka tubashimire abantu badukurikiye, turabakunda cyane. Mudukurikire ku Bivugwa TV imbuga ya Feza. Nyabona rero bagiye kubabwira ese wari uzi ko dufite website iriho amakuru atari hivumbi cyangwa se amakuru ibiri kuvugwa ku isi yose. Andika www.bivugwa.com cyangwa se wandike www.feza.com, hanyuma ureba amakuru yose ari kuvugwa ku isi yose. Nyabona ntabwo twebwe tugira limit, bya bindi biri kuvugwa byose ari ay'ubuzima international ibintu byose. Abagore batwite mushaka kumenya imirire, mujye kuri website zacu tubigezaho amakuru y'ubwenge. Reka mugushimire Fani. Yego akoze cyane, byari byiza cyane. Thank you very much guys, abadukurikiye tubashimire cyane. Tubashimire ko muri comment hari abaduhaye bavuga ati tuzaganire kuri za topic twabemereye. Yego ubwo nizo tugiye gutangira gukora ubwo mu minsi iri imbere, rero batwitegeye nyine ibyo bagiye badusaba byose bigiye gutangira kuza. Hanyuma mvuga ko kira kiganiro cya Wera Murise rwose Fani akira cyaba kiryoshye cyane, muzabitekerezeho. That's my opinion. Batumire Fani even nanjye rwose
ariko baduhaye umwanya tukajyana ibivugo uduha umwanya tujyana ibivugo ariko so wamugana tajya kudiringa na So, Samu Karenzi. we love you so much, see you next. Bye guys.